uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza, ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye, aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho, duhamagare kuri ino nimero 0788 93 24 Rob's Meadows Villa Apartment. Niwajura igisubizo. Ni Murundi wa Mozambique amuzi kuko bana bayeranye iwe, urumva amara n'iminsi mu rugo ajya kumuramutsa ndetse umunsi ku wundi basengana, bazi ko ari pasteri ndetse umwe wigirizaga. Uwo ni we wabaye Yuda agambanira Rabini. Ibi nkubwiye ni ukuri 100% ku makuru mfite. Kutabana bitiye kubishyira kuri kamera ngo nabo ngo bagire gute, ndabanenga bamwe amazina yabo ndayazi, ni bagenzi banjye kwihutira kujya muri GoFund. Kwaka amafaranga yo kubivuga ko ashobora kubafunzwe. Ni ikosa rikomeye, ntago bagaragaje maturité muri iki kibazo. Kuvuga ko ashobora kubafunzwe. Oya, kujya gufungwa se ikintu kitangara kirimo. Kubyakira amafaranga nicyo kibazo. Ni wakira umuntu amafaranga ufunze kubera iki? Ariko GoFund misije gute? Gute twaje kwisanga ku mbuga nkoranyambaga nashaka kuryama abantu andi mafaranga. Nabyo ntago biri professional. Kuba wafunga umuntu ukajya waka amafaranga abantu bari hanze. Bari nabakene. Umuntu utagira ibyo urumva sa ibintu bizima. Ni bizima kuri sende kuri sangwe kwisanzwe imeze. Ni bisambo ni ibirura n'ibintu biraho ngaho gusa nta muntu bitasaba. None se imico yimbonera kure ntubizi akamufasha gutaha mu kirundo, ariko ikirundo cy'ibintu cyose Sandrine washase n'ingingo. Oya cyabyisha, ariko Marisha hari ikintu nakubwiye umfishize mu modoka yanjye. Ni mwijuru se cyangwa se mu modoka yawe ukantwara. Naba mpibonye uko nzokamo. Aba haje bishimutwa kandi iri muri no diro. Rabini ni umusivile. Rabini mu byingiye cyamba mukuremo. Rabini anakubira ko atazi n'iby'igisirikare uko bigenda. Ntazi n'imbunda. Rabini cyangwa niba nayisimbize. Rabini umujyana mu byingiye cyamba gukora miki. Urumva? Rabini mu kirundo ku butaka bw'uru ntago byumvikana kubera ko abafite icyo yahunze rega kitararangira. Erega impunzi hunga afite ikintu ihunze. Sibyo? Ariko kumushakira ibyo bicocero buri kimwe cyose ntago byavamo. N'ikindi nakubwiye mu kanya, Rabini ntacyo yavugaga abandi batavuga. Kwicara ku burinzi ni ikibazo gikomeye. Hari umuntu wabinenze mu Ventura ngo uburinzi bwabo ngo muri Goma ngo babicaye ku dutebe n'udutabureti. Nta muntu wicara ku burinzi. Urahagarara bakagusimbura ukabona tembera ngo uveya. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Ko n'uyu mwene wabo yabimbwiye, yambwiye atubwo ari hariya hantu ati gasa ni musenge gusa. Nakoze dosiye nyinshi ku Burundi, abitwaga ba Desire barabazi, bande yandi abantu bahemukira 2015 mu Burundi. Bamwe bari mu mpimba, abandi bagize gute bararangiye. Abagizi bana Kikongo ni gikise mbere y'abitwa ba Desire bisha abantu ku Musaga, nabo Kikongo azarangira. Urumva? Nta Kikongo azarangira kandi ashobora kurangira ibuye rimeneka urwondo rugisukuma. Sibyo? Cyangwa hari bizahinduka mu Burundi eventually. Bihinduke. Rero Kikongo ngo naharagahora gahanze. Hari umuntu usabanda kuvuga ngo wenda kuvuga ko ibyo CNDD yigira byose ari tout puissant. Le CNDD n'est pas tout puissant. Ntago ari omnipotent atoro. Sibyo? Gusa rwose tuva kuri ingingo Sandrine naye wabitanga igitekerezo. Umuntu uzi kajya muri GoFundMe ku muntu uri mu kaga. Akaga kandi ko muri ibi bintu abamuhemukiye bamutanze kurusha kugira. Hari dufite case nyinshi tutavugira kuri kamera. Abantu bakoze ama GoFundMe mu bibi bya Kongo. Ariko uzi ko ari umuntu bakoreye GoFundMe muri Kongo. Urumva? Buretse agenda gahoro nawe. Uzi ko ari umuntu bakoreye GoFundMe. Igirwamo uruhare n'igihugu gikomeye, kimwe mu bihugu bikomeye ku isi.
sibyo imiryango yamaze kumuteranyiriza amafaranga barayohereza sibyo yego bayohereje ngo uwo muntu atakaza ubuzima GoFundMe yaramaze kuba kandi igizwemo uruhare n'ibikomerezwa yego uzi cyakurikiyeho hari ababigendeyemo kandi bakomeye kubera gusuzugura iyo GoFundMe yakozwe yego turimo kujyana yego kandi ni amazina akomeye amwe namwe wumva umenye ibicuka ukamenya Sandrine ntumenye Uwizeye wamenye Uwizeye iki gutyo ukagenda yabona ibice wafata agapapuro akagateranya ukabonamo izina karundura rikomeye reka nkubwire GoFundMe ku muntu uri Masha ngiye wumva urakoze kuzana icyo kintu wari wanavuze ko icyo kintu gikomozaho ngewe hari hypothèse numvisemo aha hantu amakuru hari nuko ku munsi wo kwa gatanu Rabine yahaye telefone ngavugane n'abantu aricyo kintu wa mama damu yavuze ko bavuganye ariko mu kuvugana n'abantu bigaragare ko Rabine ategeka abantu agomba kubwira bishoboke ko rero abantu bamubwira bati akamafaranga kuki bo babyemera ese impamvu tw'abasesenguzi dugira esprit ya analyse critical thinking byemera jewe ntago Rabine yansa amafaranga urumva wese kwisuvuga uti Rabine na Fanta nawe mugura ngapfe kwinywa erega iri umwanaliste jewe amezi make nabaranye na Rabine impamvu ese reka nkubaza Sandri ayo mafaranga uri kuyatanga kuri Rabine wowe utaje gukaraga ubwonko kuki abantu bitiye kuyishyira kuri kamera ngo nabo ngo bagire gute ndabanenga bamwe amazina yabo ndayazi ni bagenzi banjye kwihutira kujya muri GoFundMe kwaka amafaranga yo kubivuga ko ashobora kubafunzwe ni ikosa rikomeye ntago bagaragaje maturité muri iki kibazo kuvuga ko ashobora kubafunzwe oya kujya gufungwa se ikintu kitangara kirimo kubyakira amafaranga nicyo kibazo ni wakira umuntu amafaranga ufunze kubera iki erega let us be reka tubere realistic niba nafunzwe ubwo yagira icyaha ashinjwa akakiburana ukoze neza ariko abantu bavugaga ngo kwe gusimbukira ku mafaranga rero nayavuka se ese bamujyanye mu rukiko aho kugira ngo bahite baciteka akagomba gwenda gupfa akaburana ibyo yagirizwa mu mategeko byamufata atagafungwa bitamufata nuko nyine jewe ikigaragara cyo Sandri ningira ikibazo hakagira umufamili uza kuvuga ati turimo gushaka avoka uzihute wihuta cyane yego uwo ni umunyamategeko ariko GoFundMe zije gute twaje kwisanga ku mbuga nkoranyambaga nashaka kuryamo abantu andi mafaranga tuzi case nyinshi warazumvisa nawe abavuga ko bavuza abandi abavuga ko bagira gute none se ni bishyashya se kuri izi mbuga kuki se ibintu bitari bishyashya ukabona abantu bafite maturité urumva bakuze muri ibi bintu babizi bagashaka kwinjira mu buryo bw'amafaranga bw'umuntu uri mu kibazo umuntu uri mu kibazo ari mu kibazo ntagakizwa n'amafaranga none kuri case usanzwe unazi se ni inkoko ari inkoko iruka hako nabyo ntago biri professional kuba wafunga umuntu ukajya waka amafaranga abantu bari hanze bari nabakene umuntu utagira ibyo urumva se ibintu bizima ni bizima kuri sende kuri sangwe ni kwisanzwe imeze ni bisambo ni ibirura n'ibintu biraho ngaho gusa nta muntu bitasaba none se imico y'imbonera kure ntubizi buriye ko mu gihugu kirimo akaga ni kidafite politique stable wumvise none nkwerugero rufatika wumvise ukuntu Media General Birungi wo mu ngabo za Uganda ari mu bantu n'itsinda ry'ubutasi bapangaga ko ADF igiye kuripura Kampala kugira ngo bahabwe bije ya counter intelligence bayimire ndetse bamwe bakanavuga ko n'ahantu nyine iyo attempt zagiye zibaho zibyihebe none se niba umuntu ushinzwe ubutasi mu gihugu ashaka gupanga operation itariyo kugira ngo akuremo biliyoni yiwe ayishyire ku mufuka ubwo urambwira ngo nka Uganda igihugu gikomeye cyubashwe muri aka karere ntugere epfiya bishwe n'inzara batagira n'iki biraza kugenda gute ni kibazo uri kuhendera no ku kiziriko urumva nidusesengura ngenda mbwira abantu nawe kandi ujye ubyumva kenshi nituvuga amakuru ajyanye n'ibihugu runaka ukurikiye ya makuru wowe ukurikiye ya makuru uri muri Canada uri muri Australia ujye ubanza wikure kuri muri Australia niba ubishoboye wimuke ujye muri cya gihugu kirimo kuvugwaho wakire ko icyo kintu barimo kuvuga gishoboka kuko niba ubisesengura nk'ini ukavuga uti jewe ndi mu Rwanda ibi ntago byawakinga hano uraza nubwo ari rusesabagina bagushyira mu rukiko kamera zikaza nkajya gutara inkuru nkagira gutura mu Rwanda ahandi siko bigenda sibyo ngo wumve ko muri Kongo ngo umujenerali wo muri Kongo ngadasaba urunyanya umuhisi ararusaba asaba inyanya rwose kandi atamirije amaranga sibyo yego
pesa ya komanda aho kugira ngo naguhe umutekano umuzayirwa rwose akavuga ati pesa ya komanda mpa amafaranga nze gushyira komanda uri umukene ntabwo wifite ugiye gucuruza utuntu twawe mbere byari bimeze nibyo nkubwira ngo wambuke rwose byasaga ubwo rero ibintu bitaba iwanyu ahandi birabona kuko nagiye ku mupaka wa Uganda gutara inkuru abapolisi basize imbunda ku ntebe bagiye kunywa itabi hakurya ahantu ruguru urumva ati kumanda akicara akinywera akajya guta ibintu nk'ibyo ngibyo amakuru dutangaza abantu bajya bagira ngo twebwe turaba propagandiste bo gusenya ibindi bihugu ahandi biraba ibyo wumva biraba ndetse n'ikimenyemenye abanyagihugu baho mu makomantere barabigaragaza tubafuza bike hano ibintu bimeze gutya giye umuntu yagiye i Burundi ngo twakorera ku itangazamakuru ngageze ku Burundi ngasanga ngo road blocks ngo z'abantu barimo kunywa itabi ngo n'ikiyeri noneho ngo bicaye bajya kwicara ako Sandri kwicara ku burinzi ni ikibazo gikomeye hari umuntu wabinenze mu Ventura ngo uburinzi bwabo ngo muri Goma ngo babicaye ku dutebe n'udutabureti nta muntu wicara ku burinzi urahagarara bakagusimbura ukabona tembera ngo uveya urumva ariko je ntabwo ndageraho ngo ndebe niba ari ukuri noneho ngagasanga no baricariye gutya agatebe ingofero iri nkangaha imbunda yegetse ahangaha ngakagusaba ikiyeri mu kirahuri cy'imodoka yego ibyo bintu ntabwo bishoboka nko ku muntu wa mu Rwanda ariko yageze agaruka yihungura amatwi kandi n'umunyamakuru w'intyoza ati ibyo ntabwo ari ikinyamakuru w'intyoza ndavuga we n'intyoza ubwe ati ibyo nsanze rari binkurikire noneho ngagiye muri hotel bita Source Dine ikintu cyamuzengereje sinshaka kumuvuga kubera ko ajya akora udutripe twinshi ngabura amazi ngabuza amazi idea ngo yahaye hotel ikomeye mu Burundi ese nta gaze mufite ngo munshize bahita babigwa mu gatangaro nk'abantu batazi gaze n'icyo ari cyo ayogeraho nk'aba mugabo uvuze ngo yakinyweraho ati ndibaza ko nahisemo hotel iri performant muri Bujumbura uko bibuze irazwi Source Dine ati muzindi ho bemeze gute ibaze hano mu Rwanda na lodge kubazijyamo kubadukurikira bajya muri lodge mwihangane ziba zirimo n'ibyo bikoresho byose bikwiye kubera ko radibira bikurikirana buri kimwe cyose ko service package ihagije rero uri mu Rwanda ntabwo uzabyumva ko ibyo bishoboka urumva kubera ko aho unyuze ingingo twarimo tuvugaho wowe ubona udahura nayo oya ahandi birashoboka kandi nyamara tujye turasoza tuvuga ngo bashobora kubyimprovinga icyo se de defite takwimprovinga ni imico mibi yayo niyo mpamvu igomba kuzaranduka ikavaho absolutely shani hatari nyine nta kundi gusa nyine wamugane wa Marshall uretse Imana yonyine nuko nyine bigenda uretse ko nibyo nakubwiraga uwo muntu yamaye ifoto y'uwo muntu arambwira ati oya ifoto y'uwo mutipa ambwira ati ubaze madamu wa Rabine niba uyu muntu wabaye Murundi wabaye Mozambique amuzi kuko banabayeranye iwe urumva amara n'iminsi mu rugo ajya kumuramutsa ndetse umunsi ku wundi basengana bazi ko ari pasiteri ndetse umwe wigirizaga uwo niwe wabaye Yuda agambanira Rabine ibi nkubwiye ni ukuri 100% ku makuru mfite Rabine unyuze mu isengesho wamutwara yego niyo point faible ye uzi Rabine tujya gukorana nambwe ati umunsi wo ku cyumweru mboneka byibuze saa 9 kuko sinshobora gusiba amateraniro ni baba deperi bake baba Pentecote bakera ati gatandatu ubwo nsenga baba Pentecote bakera nanjye banabaye muri Pentecote ariko kubera ko haje ibintu by'ubusambo biga barwana kandi nkabona imirwano yabo ntabwo nibura yanakuramo mushaki abaretse babanza barwane bamara gukiranuka azasubirayo umuntu wambwirije bwa mbere akamana Bibiliya n'umuntu witaga Pastor Munonoka yego Munonoka ko duturanye ku Muhima munsi ya Sainte Famille ku rugo rwe ayobora ADPR ya mbere ya nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi nyine ndavuga itorero rya nyuma ya jenoside tugaturana akajya ahora nsanga ahantu ku burinzi igipangu cye n'ahantu twakoreraga byararebanaga akamwe atari kuwa mugabo wava umuntu w'Imana mwiza ahita amana Bibiliya nshyashya inyuma araza guhunga ageza South Africa ajya kugira gute Munonoka rwose ari munsi ya Joke ndahabona mu kiyovu cy'abakene ndahakoreye cyane hako nabonye harahindutse ubu ngubu urumva ahantu habaga gataje gutya abantu barahazi yari point y'abasirikare kandi twagoga neza ntabwo twagoga nabi na ahantu nyine burya ahantu habaga amarod blocks uburinzi buhoraho abaturage bo muri zo quartier bahazi nyuma ariko bakabona ntibikiriho nyine kubera ko akazi kaba karahindutse none se Marsha abarokore rero umurokore wagiye indani umurokore yagiye indani kumufatira ku burokore ni ikintu cyoroshye ariko urabona ko shene nini yari yarabakonvetse pe Rabine nashobora ko yarakumvetse bari abantu bari bo ba heroine abavena nibo nibukamo akababwira ati uyu muntu ni Shwadira agiye kudufasha
ikindi kintu akamufasha gutaha mu kirundo ariko ikirundo kikica ibintu byose Andri washase n'ingingo oya cyabyisha ariko Marisha hari ikintu nakubwiye umfishize mu modoka yanjye ni mu ijuru se cyangwa se mu modoka yawe ukantwara naba mbibonye uko nsohokamo haba hajemo ishimutwa kandi riri muri nodiro harimo conviction yego ntabwo harimo ubushimusi conviction including ikirundo kuri Rabine nubwo wamushyira mu ntuze hari umugabo bitaga ntuze yeshwa kwera mushyizemo hari umugabo bitaga Biseruka akamujyana akabona nta kuntu yava mu modoka kuko inyuma hari abandi zindi modoka ngo zibakurikiye nawe ibyo bireka ayo makuru yandi yareke kuko ibi bintu tutajya mu bindi ntabwo harimo ishimuto harimo ubushake ese akagira ubushake bwo kujya mu kirundo nicyo kibazo nawe ufungira aho ngaho twikomereza ikiganiro nese Marisha wabaye wenda munyeshyamba wowe nukuri ufite ibibazo byinshi umbabarire kuba nabonye hari n'abandi batangiye kurema ngo yari yagiye gushinga imitwe ngo binyeshyambaga aba bantu inyeshyamba ni ugupfa gushinga gutyo gusa oya ntabwo bishoboka rese hari impamvu ituma Rabine sashinga inyeshyamba nkandi ngo bari bagiye ngo bari bagiye ngo kureba abantu ngo yarababwiye mu Burundi se ngo nanjye ngo ndwanya ngo ibitekerezo ngo bya SNDD ngo hari abandi benshi cyane ngo mfite ngo tugomba kwihuza ngo ibiki byose ngo bagashinga inyeshyamba nkibaza ese birashoboka no gupfa gushinga gutyo gusa Rabine umumbwiye Bururi ibu za Bururi yo ngiyo ahantu mbega hari nk'imipaka abantu bagira gute hari ibintu wapfa kumva aka kirundo ntibikunda kirundo ngo washimutiwe mu Rwanda byo mu Rwanda mwabire ibyo ni amafuti Rabine atashimutiwe mu Rwanda oya ntago ari ikirundo gikora ku Rwanda u Rwanda ruri mu mubano utameze neza n'u Burundi nubwo bicara bawuganiraho urumva buriya muri diplomasi mpuzamahanga ntabwo wenda nshetse kubikeka iyo ngingo twahisemo ngo tubigire topic ariko ibihugu bibanye nabi igihe bikiri mu nzira yo kubana nabi buri gihugu cyitondera ikindi ngo ikibi kitagiturukaho ntega amatwi neza kuri ngingo kuko urangaye ntabwo wabyumva niba u Rwanda rubanye nabi n'u Burundi Uburundi bwitwareka ko hari umwanzi waturuka ku Burundi uza mu Rwanda u Rwanda bwitwareka ko umwanzi waturuka ku Rwanda ujya ku Burundi umupaka wacu urafunguye kugira ngo oyasuga ufungura iyo umupaka ufunze n'indi buryo bifunze nose niba ufunguye abantu baragenda none hakabuzwa binjira imipaka ntago ikora urumva ikirundo ubwo perezida yivugiye mu izina y'u Burundi ngo uvira iterwa sha nanjye ngatera ikirundo imbaraga zose nanjye ngatera u Rwanda nturutse mu kirundo no kuvuga ngo umukuru w'igihugu n'u Burundi bwose imbaraga zabo zose n'iz'umutekano zishinze muri icyo kirundo mu kanya ubonye undi ahambwiye yego urumva bavuge mu ngo bari mu kibitoki n'ibintu byinshi mu cibitoki Rabine ni umusivile Rabine mu by'inyeshyamba mukuremo Rabine anakubwira ko atazi n'iby'igisirikare uko bigenda ntazi n'imbunda Rabine cyangwa niba nayisimbize Rabine umujyana mu by'inyeshyamba gukoramo iki urumva Rabine mu kirundo ku butaka bw'urundi ntabwo byumvikana kubera ko abafite icyo yahunze rega kitararangira rega impunzi ihunga ifite ikintu ihunze sibyo ariko kumushakisha ibyo bicocero buri kimwe cyose ntabwo byavamo n'ikindi nakubwiye mu kanya Rabine ntacyo yavugaga abandi batavuga none se Marisha bari kubihuza rero hari benshi nabonye ati reba soma n'icyo gitekerezo ati umusore yari intasi none aratashye ukumva bimekinze sense ibyo ngo yari intasi none aratashye yego nawe wageza kugikomozaho ati umusore ko yari intasi akaba yitahiye muramushaka iki nabonye icyo kintu abantu benshi bari kugihurizaho reka nkubwire ikintu kimwe sibyo nikubwire kujya kukimbwira ugahita useka Marisha ntabwo ari ikintu gisekeje njyewe nzi case y'umuntu umwe wabaga mu Rwanda ari impunzi yarabayeho n'umudepite arazwi uwo si ibanga umuntu ndaramuzi yego akabana n'umujama mu nzu Kimironko hari abantu tubana dusangira umunsi ku wundi ubona ko ku Kimironko igihe kirinde umuganga buriya yego buryo ukorera ahantu izo karitsiye urazimenya igihe kimwe umujama aza kumubwira w'impunzi mugenzi we ati merekeza ku kibuga cy'indege tujya ku kibuga ati ngiye mu Buholandi kuko afite umuryango ibyo nibyo koko sibyo yego tugeze ku airport nanjye kuko nari ndimo twamuherekeje tugerayo kumwe abantu bareba iki n'iki indege umuntu yinjiyemo n'iki byose buri kimwe cyose turataha sicyo nabwiye uwo mugabo turi mu modoka tugeze ku cya Mitsingi uriya mugabo ntagiye mu Buholandi nese rimwe Amerika akose twaramuherekeje nyine karagiye mu Buholandi ati gute kuko twamuguriye n'imyenda tumupakingira ati gute utekereje ko natagiye mu Buholandi
ntabwo umuntu ajya muhora ni kuri petit porteur, indege ntoya imwe y'utuntu twikaraga imbere, urayibona byari ukibona uko agenda n'ibiki je nayo nkibona indege ateze, kuko iyo bageze uyu munsi basigara hepfo ubwo ni kera yifashe ifoto ahita yiduha. Okay, ndiye kurira, urumva yego, ndavuga ntabwo iriya ndege yagenewe ku ndege zambukiranya imipaka. Iriya yajya Nairobi, iriya yajya Bujumbura, iriya yajya Kampala, Dar es Salaam, ariko ntabwo yakora turayipu ndende, kuko nizi ndege ntoya za Rwanda zikora ingendo za hafi. Ati ariko Marishati kuko utekereza cyane, kubwira ikintu cyakurikiyeho, yaragarutse agarutse. Uwo mugabo ko n'umuhanga cyane, umuntu wize cyane, amwigaho document kuyindi, haravuga ngo kugira ngo mbane n'intasi y'Uburundi ivuye i Burundi, urumva, kuko yabonye n'amafoto y'ahantu azi, afite ukuntu yamuceka inzara, aramucakaza, aramubona. Bwakeye muri iyo minsi yandikisha arataha, aravuga ati n'umuri ntabwo nihishe ntuza. Kandi uwo mugabo ese ko ngiye kuvuga ibintu byinshi ra, ariko icyo nakundiye uwo mugabo nyine yarabiripotinze, aho yabiripotinze simazi, ariko yambwiye ko ashobora kuba afite nawe yari umurundi, ariko bari mu nzi bombi z'abarundi za Mahama, ariko zimwe z'ibi Kigali zijya kwibaruza ngo rimwe mu kwezi. Ndakubwiza uko umugabo yaratashye, yaravuze ati umva, igihugu ni igihugu, ndatashye, niba uyu muntu sibyo witwa kandi mutabonera namfasha, kuko yari umusirimu, umugabo n'umusirimu, amamodoka meza aho ateye perfume, urumva, yaravuze ati ndatashye, ati ntabwo nzi ibintu by'uyu muntu, ati twabana gute n'umuntu ahantu yafotoye nkabona ni ku gahanda k'iwanje, ati ko iyo foto nazibonye. Ubwo ibyo mbivuze se kubera yuko ari ibanga rikomeye, ibi ntibinandeba cyane, nta nicyo binambwiye, ariko umuntu nk'uwo ngo ndetse waza bitese by'abantu n'abantu batoroshye. None se burya ibihugu byose bigira imico, ibindi bikagira iyindi. Politike y'igihugu bitagenda neza uri ntasi, nanone niko mbitekereza. Ntabwo turi muri cadre yo kuvuga, yego, turi muri cadre yo kukwereka yuko uko mu mpunzi zose habamo n'utugara. Yego, none se abirenza abanyamurenge si bene wabo, si mwene nyina, si imvukanye, ntibaba bari kumwe hamwe se, agira ngo bari kumwe, kandi undi wenda afata inoti za masunzu amadolari $200 ya buri munsi, ukabona umwana anywa icupa adakuraho, kumbe afite umusponsor akorera. yego, ntabwo abanyafurika turi abantu beza ubusanzwe. So urumva rero, nufata uwo muntu wowe ukoresha izina ryawe, sibyo, mu izina ryose warishyiramo umuntu ukavuga uti n'uyu byashoboka, icyo gise ko byabagaho kuvuga ngo gusa nongeye gusabana n'uwo muntu, uwo mutipe kandi yampaye ibimenyetso ahereye kuri cya kindi namubwiye, ya hypothèse, uyu muntu ntagiye ntuza, nawe arabikurikirana, wumve ko ni umuhanga. Nabimbwiye nyuma ati ka kantu wambwiye turi mu modoka karandiye bituma nkurikira, ati mbonye iki ngiki, yahise ataha. N'ubu ngo bameze neza mu gihugu cye cy'amavuko. Gusa wambaza uti kese Rabini izasiga iki, izasiga ugwikekwe mu mpuzu Burundi zikomeye, umwe wese yisesengurira ukwe. Ubundi kandi ishobora guhitana benshi nko mu Burundi. Abantu benshi babivuze bati niba koko ari byo Rabini afunzwe, ati abantu bajyaga bamuha amakuru, munivuga ati barahita babiki, barahita baba navuga barahita babashyira, navuga baba connecting, urumva, yabo ntacyo baba kubera ko n'ubundi nibo bamuhigaga, hanyuma bamuhigaga, bayamuhaga banamuhiga, abantu bamuhaga amakuru nyine, bakavuga bati Burundi gutya na gutya, ibi nibi abarimu bakoze ibi nibi, ati bashobora nyine guhita bagira iki, oya burya n'akaga gakomeye. Burya ari amakuru Rabini yatangazaga, twebwe dutangaza amakuru kenshi yabaga ari ku mihanda, nta makuru ya ndani Burundi Rabini yavugaga. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza, floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.